ndagira ngo mbere yuko nkubwira iby'akabari ka Melody kagiye kugurishwa mbanze nsobanure neza iby'amakaye agiye gusohoka ya 155 AM agiye kuzajya asohokaho Melody na ba Element na ba Kenny Soul bahereza ikaze nde Badman Kivumbi ibyo tubyihorere narakubwiye ngo inkuru zose ziba zizenguruka muri showbiz imbanere zivuze kera cyane nkubwira ibya Kiramani nkubwira ibya Daddy nkubwira iby'imishinga ya TZD nkubwira n'uburyo abantu batangiye kumusebya ngo ari kurindi muka none nizaniye amajwi ye asobanura kantu ku kandi amajwi ya Kiramani kugira ngo nyahereho none ninjire ndondosha kantu ku kandi ubundi abakinyi kuntu abenshi bahembwa sibyo ko baje tari ko bimeze araza kamukutiza 20 cyangwa 10 akazagaruka nyuma ukamushutingisha ibintu kwa mu gitondo bizari mugoroba akazagaruka ubutaha yewe bonye ukongora namwe tugiye kujyohembwa ku kwezi bagoyeze tike 2000 nubwo mbizi kutegesha igihumbi cyo gihumbi nuko mbanyirengejeho kugira ngo byibuze utaza kubura iyo sabune niba bimwe na kanyota katamwica kajugumira akanyota kakwica mbizi nawe ko kuye ku nzoga gutyo ariko urankundira ibintu bibiri urankundira ko nta kiganiro kimuzongera gukora kigusebye kuko uri gusebya brand yanjye urankundira ko bwe kujya mu kiganiro ubwo ni condition uzajya ubanza umbwire menye nimba turi bukwambika gute yange salari hari yashizwe kwitaho nyine ndashaka ajye kuri ya level ku buryo umuntu ajya avuga ngo intsinzi y'uyu ni ibikorwa byakira n'uyu nguyu ikindi yanamubona ubwabyo man bikamugenda ndashaka ajye kuri ya level no kuroba bamufata abantu baramufata nk'igigera muri kamakanya byarengeye nyine umukino ya Datina bitewe n'ukuntu ufite projet nyinshi rigenda banaje gushutinga izo ngizo ugasanga bari guhembwa bataranakoze yego simbabwira ngo ntabwo mwakoze ndayabahanga bavuga ati ntacyo sinshaka nyine ejo umwana uzasomoka mu hano agatangira ngo yakira amahane no mubona kuriya ibyo ndabyirinde bakubye ngo birambinde nyine ntabwo ciye mu ijambo nigeze kugaya Miki yarazanye content zo kwirirwa bahamagaya basebya bacisha amazi yambira Miki buriya kuki mwatinze kumukosora agahita gutungura kuri utabizi nuko nawe wisabaganya gukabagatira kandebe mwana wanjye ariko hari awahasebera kandi utabizi kandi ari brand ngaho nyine mbwira barabizi ngo ndi Daddy yego nakabana ramamagaye ari nyitabaje nka Daddy ngati na amafaranga mfite ni 10 nabibona kuri kamera noneho uramwumvise Kira uramwumva ibintu nagenga ya Miki Miki ejo bundi ajya kuburana wari ubizi ko za breaking yavugiye kwa Irene z'umwana we wari uzi ko yagiye aburana umwana n'ababyeyi yamutsindiye ubu yagarutse mu rugo uribuka zakiriza ngo Regis yaravuze ngo ni yateretana n'umuntu wabyaye none ubu ngubu nibwo abyibagiwe umva mwibwirira inkuru inzanye abantu bose bagasebya Kiramani ndashaka kukubwira miliyoni 10 ziri hagati ya Rocky na Kira miliyoni 10 aho hagiye kwisangamo Sabe hagiye kwisangamo Emirene noneho nze gusozanya na Kiramani mbabwira muvoma nshyashya agiye kwinjiramo n'impinduka zamaze kuba zikomeye mwari muzi ko Kiramani ajya gukora ubukwe yagujije amafaranga ntabwo ko ari ugusebya hakorwa groupe imwiyoborwa na Sabe kuri iyo wing suzi ko ari umuntu we indi korwa na Emirene turi kumwe n'umukada wanjye umukada wanyu umukada w'abanyarwanda umubomozi nabonye hari wamwise umubomozi mukanya ati umubomozi wamubonye ko yageze asesekaye kuri hotel ucibudenga si waneretse se rero bano ni wewe wabankundishije mukada hari haciye igihe kinini cyane ndizera ko umeze neza cyane ndi kukubona nawe rwose wafunzemo impuzankano ni uri kwisanisha nibi nibe twari tumazemo igihe se muri mu ntare si wowe abanyarwanda bagiye bambwira bati ariko umukada ari he mukada niko se umukada mu muzi mu ntare za Sarambwe si wowe mureke tubanze si umuntu bita Vira Grand Frere Sabe abahirita avuga ati Colonel Nanga Rocky we ni mwarimu teacher hari ubwo bihakana se ariko nawe bakaba bazi kukire kurata karasisi yego bihinduye isura
oya isura ibihindutse ibihinduye isura ati ku mupaka uramena ubunona kabisa ubunona none ugira amayeri wigeze kunyegeza aho man bara nubi ikiganiro none se wigeze gukora amayeri ntare za sarambwe zishyushye ubuzanye umuvandimwe hano mwenyewe noneho waragiye ukatatiza y'ibindi bintu y'iminota 2 cyangwa ntamutumirwa ariko papa aje iminota 4 mbona hiroshyemo umuntu ndavuga ni none abashipe ditabara bateye ubwo oya singomeretse ariko ni muri wa mucyo wanjye singomere oya n'ubusiniya abantu se si baba babibona abavandimwe duhuriye muri ibi bintu bazi akantu bita bazi slang yitwa guhengeka ugira hari n'ibindi bintu ndi kukubonaho ukaba na thumbnail ukayikora mu bundi buryo mu yandi mayeri to anyway umukada rero ndizera ko umeze neza ndakubona nawe ufunzemo nyine gikada iryo ndari kubanuza mu masegonda inkuru ni nyinshi jara inkuru ni nyinshi abandi ni intare wowe imbere ndi kubona ari ingwe ya sarambwe sarambwe se cyaya nyarugenge muratumiwe gahanga oya ni arena twimukiye arena isi ni turatura arena kabisa ni bihese by'imwe ni imvura ibihe ikirere kibize nabi ni bibihe kabisa ngaho nawe mbwira ukuntu wari umeze nanjye ndashima rugira ukuze ku buryo wicara n'unkumbure ukavuga ati gikada oya ndagukumbura ariko navuga n'umukada ubungubu ndamuzi ahantu ari nawe birasobanutse ibyo bintu kose abanyorosha gake kandi kubera ko nabonaga situation abantu bagiye babimbaza benshi nkabasobanurira nkabwira umukada arahari muhumure ariko nanjye nkanyuzamo kuri nino nkakandaho nkareba witeretse na mwarimu tistashe sometimes na kazungu mwamuzanye aho hose nabaga mpari yego kuko witwa muzanya sobanura dondosha kabisa Regis abashinja kuba inkoma amashyi bavuga ati bariya nabo bati nene nabantu bari mu propaganda nari nkurikiye ibyo byose tuzagenda tubigarukaho waretse nkabiheraho yagiye mu rubanza na ya radio nshyashya YouTube turayihubanuza twe twayihaye password yazanye umuba w'ibitabo waretse gabyinjira none si ikiganiro namenye nkavuga ati ndababaye nimba nje kuvuga ibiri hagati ya Taifa n'umuntu bita Karenzi iyi nkuru ndababaye kuko aba nabantu nkunda warayibonye yego na Regis yarayibonye yego naciye ejo bundi ndi namazambara kana rwose ari ariko ngo inyama ziba zivuze ubuvuzi ikintu cyitwa amafunguro bakigwa gihagije ukinanirwa ari kwiyakirira amakomando urabipinga oya ibyo Taifa yavuze ntabwo twabivugiye kuri iyi ntebe tabazi cyane ntabwo wamwumvise umukire mukansebye bazira umukire wenyine se washwanye na Ramazani ana ya shate ubwo cyo nibi cyugaruye ko perezida ntabwo murebe ijisho oya navuze ibintu bye reka nkubwire iminsi ishize ntaza inkuru namenye nebyiri mu cyico ndababwira ati Katege Stave nyuma yo kuborerana byagenze gute nitwazihereye aha hazo wabonye ubu ngubu rero mwikazi wacu ameze neza mu dukote twayiya ni boutique akora utuntu tuzima tw'udutendo mana ntirenganya ndumva ahubwo nakinjira muri ghost yego nukuri uri mu mwuka se yego oya nukuri urabizi umujyi wa ghost ahubwo igihe cyo kubaza wa mwungane twinjirira tujya no mu kiganiro nyirizina nahereye kukubaza nta makuru yawe ariko burya makuru wa mugane aba ari menshi ariko urumva impamvu nahereye aho ngaho nuko abantu mu byo bagiye bambaza nanjye bamwe bavuga bashidikanya bati se yaba afite ikibazo mu kanda se tise Jaras baba batameranye neza se kumubona kuri nino nakubwiye ngo iki ibyo bintu biragatsindwa base gusobanura reka nkubwire Jara uretse Jara urumva abandi bati se ati mu kanda ati yapfuye kina Kensi utwo tuntu aba ari utuntu tugenda tugusarawuninga tukagaruka iyo abantu batakubonye bagatekereza ko haba hafite aho bihurira na kimwe muri ibyo
urumva nkavuga nti ariko murabona umukada yashwana na perezida w'urubambyi ngwe twese turi amashanyara umukada hari ikintu yapfana papa kamba ari shebuja oya mbabarira ugaruye bya bintu se by'ubushye oya kandi umbajije ya mushuti wawe reka nkege oya mucuti wanjye uraza kumpa kanya se ni ukuri mani ni ukuri mbabarira tumaze igihe ni ukuri reka nkubwire tuninjira no kuri ibyo bibazo bibiri yego ejo bundi nibwo twari turi mu birori by'umuvandimwe Pizzo yego twamwifurije urugo ruhire kuri Maestro Pizre yego harya Angela yamwise Pizzo wa Pizzo na Pizzote wa Pizzote ese yatavuze ati Pizzote wa Pizzo ari asi tautologie France bada yaje ariko ntugasenge muze Angela babizi ko nawe yashyize akantu k'agafilme oya yavuze ati kwirirwa amanga y'imfuganyikada oya narabibasobanurira ariko akavuga ati wahubanuje nagera anga papa kamba ko atari umukada nabonye nawe baranyegetaga se wabonye nde wabonye ati musaza warabwiraga akantu k'umunaniro ugahita ukabona ariko ubu ngubu bako yegeka numenya ibiri imbere habari yigisha avuga ati mureke mwigishe ntabwo ari Colonel Nanga Corneille nawe ariko ukaniraho rimwe nanjye Corneille ubwo rero tuba tugomba gutagetinga tukavuga ngo iyi platform inganite ya Jalas ese ahandi turi hangana gute dutagetinge ni ibihe bihe tugomba kuzamo ni ibihe bihe tutagomba kuza kandi showbiz wabonaga kisa nk'ikonje ariko sport hakazamo utuntu ariko tukanabalansa we hari n'ukuntu bizanamo ubucifedi tukavuga ati ndamanaginga gute biragenda gute jamira bimeze gute kuri channel ese niye timing nziza ibyo byose ni detail ntekereza ko baba batagomba kumenya ahubwo timing nziza yigeze uritereka yego ngaye nguko rero ngaye nguko ubwo tunabonereho gusuhuza abanywanyi bose tonto muze Olivis akunda kukumbaza cyane muze J hakurya ariko Olivis na mucije akantu oya nuko arive ntaye oya ase ni yahita kura buri hari aba we so kuza wahuranye ubwo n'abandi basaza bose abanywanyi na jati si mwahuye se ariko Nelson ibiri iriya mico y'abagande yashatse kuzana niya oya ni y'abagande no kuri yanteye isoni mu ruhame rw'ababyeyi koko ni kuri yameze shukuru wanje ewana yarabagiranye nawe tumusuhuze kabisa aherereye yamubona n'umunywanyi muvandimwe bari gukina ka biyari akegeta ndamuze ukuntu nawe ayikunda uyoboye urusi ari kwitangiye kwikura narabibarije ngo ninde wari mastermind bacubishiriye zino uwitwa Chief Editor Ju ntabwo wumvaga se ahubwo no kwita ubikweba batikize oya bavuze ko ari we wari wagiraga gutya bazaga birukanka inyuma oya ntago nabase nabo barabizi ko mwari muse distashe se oya mvana uzi wikica sho witoba nibyo rero nakubwiraga kuva naheruka indi nkuru na kubise mu cyico ni ya Chantige de Pare wa kabiri wande wa Pizzo pare wa mbere se ntazwe ari umuntu ugira abapare babiri harundi se w'uruhinja uruheze oya wejo bundi ukwezi gushize se ntabwo yakoze oya ni mushyashya ariko mu rugo mani wituma Pizzo n'uwanyu yataruzi urugo uri kuvuga umunywanyi wa hariya pare wa Pizzo nawuzi nyine ndamubona umuvandimwe wo kwisi yego pare wa kabiri wa Pizzo si Chantige Deo oya ndi kukubwira ibintu nzi nahise mena ndavuga ngo Sandrine Sheja
Sandrine Sheje yisubije umuhungu we subiza amateka bafitanye nawe nugera ahantu uzamvuganira nduwawe niko bimera niko ibindi byo ni ibisanzwe unyemereye nagusaba tukinjira muri showbiz amakuru ni menshi jara amakuru ni menshi cyane ariko nanjye ngakubaza ngo amakuru ya wa munywanyi wazasidiyo Sidina ameze neza muherutse nawe ariko yagize ibyago yarapfushije umutandi kandi bamushyinguye ubu turi kuvugana ariko wameze neza ahandi aradukunda nawe nyine yari yaradukumbuye hano abantu bose bambwiraga ngo nawe ari mu banyishyuzaga cyane narabwira mutazakora ikosa ninde muntu kugera kuri birthday yanjye mutaramena ninde muntu mwaganira nka papa kaba ngiye niko babwira asunganiriza ute ngaho ufata ijambo unganirize numbi simbizi ntushawuganirize bucife dite ni benshi ariko naye nyine nari nkumbuye hano cara so mukada rero uyu munsi amakuru uko bivuga ni menshi cyane tugomba kuhita twanzika kugira ngo tutagira ibyo dusigaza inyuma byinshi cyane uze kuma umwanya n'ukuri ariko rero tugende ukomushe dukomere n'ingasire ari amakuru yawe na Musoni Freddy ejo bundi twasanze ari yatimo ubwo surajya umbyinjiremo oya nyine timirahuranya siko ari igubanuza oya yaraturomaritse tubwe ntuze kubinyinjiza nge uze kumbaza inkuru zinzanye niyo ngi none se sabanje jara jara muri iki gihugu wavuga inkuru kongeraho ribu ntuze guhemukira umunywanyi sibyo cyangwa muri kwandikirana oya mbwiza ukuri twarandikiranye ngaho ijambo se nimba ari yo nkuru none se uko murumva nkuko bivuze yabaririje numva ribu ntirimo numva naho hantu ntigeze hagerwa numva no gufata ntibyabayemo ngase mukadaye umbe bayitamiye uzi kuri kubaza nkumva ngize ubwoba uri kubaza nkumva ubwoba buranya oya yewe mbwira umwanya n'uwawe hereza umwanya n'uwawe pe hereza umwanya nkwere ariko nibizere ko nakudeviye niba atari bitari muri oya amakuru yose mba nyafite ndakubwira inkuru inzanye ariko reke nibyo tujye tubivuga gahicara nukuri gusebya nta kintu bimaze subize reka ninjire gute kandi uribuka ko ari abantu bavugwa mu mwandiko buri ruhande bamaze kuvugwa mu bintu nka biriya inshuro irenze cyane nibyo babamo oya uretse kubibamo ni ijambo nerure kuko ni wowe binzanyemo boss nihuriye nawe ntago nakwandikiye boss mwenyewe se akubwira ngo Idrissa yagize ubukwe umwenzi mwarahuye ntago nabikwandikiye ngakubwira ngo Idrissa yakoze igikwe boss yankubise amaso aravuga ati ntibishoboka ni wowe mukada avuga ati uko naje nyine murabizi yego ko kiriye boss mwenyewe amaso ku maso mfura ikindi cya kabiri yego iyi nkuru njya kuyimenya ndakubwira ibintu bitatu byatubye nyimenya mbikubwire umbaze icyo ushaka icya mbere iyi nkuru irareba umuntu bita Bruce Melody yego twerure natinye ahantu Noruberi yashatse gusinyisha The Ben ngo amugerekeho Melody urumva uburemere urumva ubushongore n'ubukaka icyo sinjyakana baburetse wincamo wampaye ijambo turajyana ariko ahantu rero namenyeye inkuru papa Kamba yarambwiye ati tumene gikada avuga nti ndahera ku nshuti ye ndabanza ndacukumbura ndavuga ngo inzu ya Bruce Melody iri Texas muyime mutungure sibyo yego inzu muri phone babarayigwaye none nkibaza impamvu wamishe akabari ka Bruce Melody k'Ikanombe amakuru ye yose uyafite ubwo nyine ni wonsembuye nkibaza iyo mpamvu
nkavuga ati man ko tunyuzamo tugasohoka niyo yaba ari imwe mu kwezi ko Bruce Melody azi abantu birirwa bahostinga kuzi ko bigezweho aba DJ ko tutarumva ko kabari bakabranding ngo ye nari ibyo kwibaza oya wikije mbabarira ndondandike iyi nkuru siyo yanzanye yego nangije menya iby'amazabiri ari mu Busanza ya Melody mu Busanza cyangwa nyine havuge nawe uri umunyamakuru nabyo warabimishe oya nuko ndagira nkubwira ahantu inkuru yaturutse ibyo nabyo ndabimenya uri kumva yego ariko nkumva izo si inkuru nyine urwego rw'iyi platform uraruzi yego mba nijanditse ku nkuru nyamukuru ntekereza ko ari n'ibihuha kuko si ubwa mbere Melody atubeshye bya magazine igiye gusohokaho ibyitwa Colorful Generation mu buryo bwa magazine mu buryo busobanutse buri detail iyi ni album iteye ubwoba ayo makuru yo ntago ari breaking yego urabyemera ntubyemera iyo magazine warayumvise ibyo byose nabihakana kugeza ubwo ejo nakubwiye ngo Bruce Melody ntari mu Rwanda ushaka kuba iki avoka wiki wayo Karomba ni uri katkade ayo makuru nayo ndayamenye yego umva inkuru rero yantunguye ahantu Bruce Melody ashaka kwigira Jimmy Gatete tubimubaza yego Bruce Melody yongeye gupropose nigeze kukubwira ngo Melody ategeka Karomba ateze kucyo utabikurikirana jara igikorwa muri 155 AM ni Melody ukemeza ku masezerano uwinjira usohoka korabo uhari kodingira urabyemera ibyo bintu cyane ubyemera shamfasha oya ibyo ndabyemera ko urakoze afite ijambo mastermind Karomba se hano mu Rwanda arahazi ahita amubwira ati urabazi wowe okay ni ugena nza kumenya uburyo Bruce Melody agiye kwihindura Jimmy Gatete ari umuntu ngo wamuntumyeho ntacyo abivugaho ra na envelope ngo inaremere aya makuru ndashaka kuyasorezaho byanya byose wirirwa wigize umuvugizi wabo nawe bamucegeta yafite noneho nk'ubu bandikiye ati iya envelope bakakubwira ati ko tuyicagashije reka nze nkubwire amakuru nawe oya ndeka yamena kabisa nizanye nza kumenya uburyo Bruce Melody agiye kwihindura Jimmy Gatete ku gitekerezo yahaye Karomba bakagishoramo akayabo jara atera ko Bruce Melody tubizi Jimmy Gatete se ukuntu yasohokaga ku makayi posteri za Jimmy Gatete oya ariko se ubu bagego ntubizi se Madame Tom Close ko afite papetere n'ibiki ndabizi nuriya mujyo Tom se umwanditsi nuriya mujyo hagiye kuzahasohoka amakayi y'igitangaza ariho amafoto y'abantu bo muri 155 AM uyu munsi uguri ifoto iriho element ikayi ejo Kenny niba bataramuhubanuza igitangaza kiza kiraritse ejo bundi Karomba igitangaza kizasohoka kuri registre oya cyangwa ni Karomba yaza registre n'undi mushinga wo hejuru Aida Perez y'amakayi Aida Perez oya zazaho oya irabi bigira ibihugu printingirwamo okay ku makaya asanzwe ku makaya asanzwe ukuvuga ngo iyo mishinga ndayimenya abahanzi bose uko ari bane ni bane hari ubwo ariko nabonye na Kivumba bagiye ko wabivuze hari amakuru ntazandefe ubundi ikintu navuze ahari uzagitegereze hano yego ni nayo mpamvu mbajije kandi Melody ni uwacu kugeza ubwo naje kumenya ko indirimbo ya Shaggy Shani Paul ya Melody Shaggy Shani Paul na Melody yari ya Shani Paul na Melody bongeyemo Shaggy yego fata ijambo nyine ati ndabizi cyane ariko oya kitari cyo se cyo kuba yarabahuje mena ntago nkurusha amakuru ayo makuru ndayamenya yego kugeza ubwo ngiye naje aha ndacikwa urankumira ndakubwira ati ariko Melody yanyeretse akayabo ubwe nyuma nza kumenya yuko akayabo ukabona kajya mu bindi bibazo ariho hantu namenyeye ko akabari k'Ikanombe kari ku isoko oya mbabarira mfasha ni wo njanditse nikubwira Melody baburetse kari ku isoko Melody nabyerure tukamamaze bakagure no se kari ku isoko mwibamba Melody
afitanye korabo na na Bensoul itarishyurwa. Ni kugira ngo nkwereke ko umuziki ubona amafaranga ahwanye n'ibibazo ufite. Yego. Uko ari gushora muri iyo mishinga niko n'ubundi nayo mazu ye arimo na etage yananiwe kuyuzuza. Bibaho. Ejo bundi nganira n'umuvandimwe twari turi kuvuga inkuru. Yego. Ndavuga ngo nimba mwemera ko Melody yaguze inzu Texas ndayifitiye. Merukanga mbere kizaba element se wamfashije. Ariko inzira hari. Oya byihorere. Niyo gukodesha. Yihe? Iyo nzu ya Melody niyo gukodesha. Kwa niyo azabamo. Iyo Texas. Azaba muri Amerika se. Waruzi ko abana ba Melody biga Cambridge. Tuzamukane nkumvisha ahantu byinjiriramo ikibazo wambaje. Warubizi nyine. Shajara inkuru ndayivamo. Ibyo wankorera byose. Ibintu ntabyo narinze. Nukuri man. Kugeza ubwo Norbert apropoje Bruce Melody noneho ngo nyeneye ibihanyanswa bibiri kandi Melody tuvugishije ukuri yamamaza neza kurusha The Ben. Urabyemera nubyemera ageraho no Knowless akadutegera indege. Ntago The Ben ibyo wabimujyana marabanza akakubwira ko ari n'umurokore. Norbert yarabibonaga waratumona ari kunyingwera ariko ari kuyinywera hese Melody se ari kuvloginga mu mihanda ya Los Angeles ariko Knowless ziturika. Oya Melody abikora neza kandi ikindi Melody kuva na kera n'umuntu wamamaza inzoga reba za block reba inzoga yamamaza yego Kenny arabyumva Kenny buriya ni mastermind kutuntu turiye urabizi ko ari nawe vice president wa UGB urabizi ko ari we muyobozi hariya bura niwe muntu nyine birazwi uzana birazwi mind urangije Jaras wandikira abantu bahariya urababaza ngo ibi nibi kutumvikana kwazana n'amakimbirane kwarabaye ati hoya ni kwabaye ariko twaravuganye. Yego. Bigenda bite ko bananiwe kumvikana? Nyine baravuganye. Reka nk'urugero mbabarira wincamo ngiye kuguha ijambo. Wari ubizi ko Jaras nta muntu wamuhamagara ngo mubwire ngo nsanganda gukunda cyanda gushaka. Unshakira iki? Uruwahe CV yawe ni yihe? Urabyemera? None Melody utekereza ko nta fi ihari yo kwicarana nawe ubwabyo ku meza? Uriyo nashyira bose. Wowe mubwira abantu wabikoze mpari mbivuge we ninde wakubona? Oya bivuge. Ninde wa Jara n'ubwa mbere abantu baguhamagaye ukababwira ati ni ibicu utambwirira kuri phone ntibaza ni koko turinzwe. Nta waguhubanuza ngo basi dusangire iki bigamije iki bana abantu bishwe n'icyaka bahita bahubanuka. Umuntu bita mwenyewe wanjye yego nakubwize ko yinjira muri kope jya mu biganiro. Utekereza ko Karomba yari kubyemera? Utekereza ko hari ahantu ibintu mwabigejeje ukuri kugeza ubwo nashatse no kuvuga uburyo habayeho video call nyine ari naho hantu nakubazaga ngo warubi oya sinshaka kwinjiraho taza no gutuma mvuga ngo ntabyo nzi. Melody habayeho video call. Uri kumva mfura hajemo n'umubare w'ibihumbi 25 by'idolari undi bamuhaye angahe? Ntago ubwanjye ubaze mucuti wawe Rocky uzi ko Rocky bamuhaye amafaranga menshi kurusha The Ben bamamaza Fimbo. Ntago iyo nkuru nayimenye. Ari wowe oya nyine ari wowe nsubiza nyine nawe kubera bicisha muri filime mu ndirimbo kuri YouTube akanaza actinga azimiragura na genge yose kandi uzikariwe wa connexe na negisamagwe n'ibiki none se kutabivuga ureze ginde ari wowe none ibya Melody nibyo ntamenye. Ndabikubwiye Melody agiye kugurisha akabarike. Ndabikubwiye Melody afite byinshi bisabwa amafaranga kandi ikindi nzu ya Melody reka abana barangiza iyi niteka ya Cambridge wirebere tuzaririmba urwo tubonye. The Ben nagenda nagaruke Melody akagenda nawe akavuga ati dore icyo abandi bandushije kuyihe hita afite uza akayabo kari muri Colorful Generation iyo katabamo Mazuru utese Karafu akayabo karimo ntago kazi karimo nyine ibyo byose karanagaragara
ari uburyo kugeza ubwo agenda agafata imodoka zose za dodo akazimanikamo karakubwira nanze kubivuga byose ariko ndavuze uburyo yamamajemo buragaragara ko harimo umutahi icyo mvuga iriya alubumu yinenga iki iriya alubumu iravanze agomba no gushyiramo touche internationale bien sûr ariko uburyo promosiyo yakozwe bakaba bafata nko kumanika iriya Colorful Generation nko muri BNB cyangwa kuri Flash bakaba ari byo baha amafaranga menshi uri kumva kushyira ku modoka bakaba ari byo bashyiramo amafaranga menshi n'ukwamamaza by'indi level birani byabaci budenga hari none wa mujyo wasanzwe yamamazaho tumenyereye mu Rwanda tumenyereye ku rwego rwa Afrika ariho hantu ninjira nkanavuga ngo indirimbo yakagombye kwamamaza mu Rwanda si hayamamaza iyo yakagombye kwamamaza Naija si hayamamaza indirimbo yakagombye kuba ifite video nka Roza si yakora ahubwo akagenda akazana izindi zifite naringiye kwahuranye yiheze Karafu yayikopiye ntabyo wumvise ite mbyahuranya hano kuri officier bikumvishe reka mbikumvishe oya batama copyright none se ariko warabyumvise copy paste afata indirimbo kwitangira yose naniso niba yarazi ko tutabyumva tunavumbuye none se kutabivuga nge ntabwo nashaka kuvuga melody nuwawe nyine we nutunavumbuye melody nuwawe nutuntu yazanye mu bantu melody nuwanjye ikindi melody ubu tuvugana bari guprinting ibiki bagiye kubizengurutsa ahantu hose magazine turajya dukora ibiganiro tuzikikiye magazine niyo makuru mfite ngo tubifashe gutya kabisa bana yanjye biteye ubwoba none ngo ndatinyutse ngo ninjiza mu rwego mbeshya none utekere wowe umuntu akubashije amabi yawe wahita uvuga ati yego nubwo uri inshuti yanjye nayahuranyije bisaba umuntu usa gikada kugeza uko namenye akayabo k'ibihumbi 25 nyamara melody yari iteretse noneho bari kudiringa social media no kwitirirwa icyo kintu ngo mu gihe cy'imperuka ngo abagore bazajya baza bavuge ngo watubabare tukakwiyitirira basi ni nabyo Norbert yashatse gukora melody ati basi yitwe ko nkoreshe gaga press conference nihera abantu inyama mbereka ko nawe uri uwanjye ujye ubicisha nko kurayije ibaza icyo kintu urubiri nabingahe n'umwana w'inkende melody yanyemeje urubiri n'umwana kabisa ariko melody ariko nyirwo rubiri support akeneye amafaranga icyo kintu kigaruke iyo nkuru ndayifite baburetse nkubwire inkuru nshaka kubisanisha ejo bundi nari iteretse ndi kumena ba Fabrizio na ba Taifa ndababwira ngo icyo mbagaya najyaga mvuga amakuru nkagaya Taifa nkavuga ati kuki utaza ngo uvuge Fabrizio nuko yari shobuja wawe ejo bundi nditereka ndavuga ngo mwari muzi ko apera imyaka yose ibayeho aribwo yafixije budget nyuma y'ishyana abapampe bakoze ntajya nirirwa mvuga ati kuki Fabrizio ntabyazi Taifa ntabyazi bageze ejo bundi barabivuga mu rugo rw'ikirenga ndabihuza na melody ntabwo ubizi ko muri 155 am buri muhanzi aba afite budget ari umenye uburyo ayimanaginga element akavuga ati ngewe ndayikoramo indirimbo imwe y'akarahabutaka abandi bagasaranganya mesha tenye ntabyuzi ko buri wese agira budget ayimanaginga budget zabo nizingana yashira bakanikoramo barosikana twagiye tubivuga na melody akikoramo baho bugire ukiri kuri ibyo bintu nubwo tutari bubitindeho twatinze ntabwo ari iyo nkuru ukiri kuri ibyo bintu tubinabivaho yego icyo kintu nacyo cyantangaje cyane yego ukuntu wacu yakisanga muri rura rwego ku mpamvu za 25 kandi njya mbona budget y'indirimbo muri iriya nzu arenga yanyeretse miliyoni 200 na zingaye ubone se nyine icyo gibaza ize narasomye itayi wacu brise gutyo izo nta nubwo ari izo amaze igihe akorera izo nizi modoka agenderamo nuko asarura nuko akora nizo kopa abamo nazo zikenera amafaranga jara kugeza ubwo abavuga ngo inzu yananiwe kuzuza Imana yamuteye iteka yigura muri Amerika reka jyane y'abana be
ntugire ngo nawe n'umwana reka ubwo bubara bugurishe nyine akomeho korabo ye ya uro nayo ayirekure kari n'izindi za Niger twavuze mani ubukene bubaho n'ukumve ngo abantu ntagaguza se oya n'igihugu kiraguza none se n'ubwa mbere na za aperi nizagiye zumvikana ku munota wa nyuma akazisikama ibaze umuntu usikama aperi kiyara ate sinda yaricubutse ati hoya twakinjiriye se mfura oya twinjiriye mbabarira twinjire muri ibyo ahubwo ariko na Bwiza yarakaye kandi ibi bintu nabitangiriye aha arakazwa n'iki agiye kuri The Choice ndamena mfite rikodi za Muyoboke mfite rikodi za bariya bose mubwira ngo igitaramo ni icya Ben mukanseka none Bwiza yaraje kubura stage aza gutangazwa nuko bamubwiye ngo amamaza igitaramo ukigira icyawe twe nta mwanya wo kwikirukangamo dufite ku munota wa nyuma bamwereka ko nta jambo afite yababaye ese ntiyaronshinze wimusebye ajana wimusebye yewe nakurikiye amakuru mbona konseri havuzwe kujya kuri stage kwa Pamela igitaramo cyari cya Pamela na Debeni mutubwire icyo muzabyara mufate selfie ngamuririmbire mukuremo beat turumburamo beat sha hamu yatsesekaye none abantu yahuruje yari yahuruje ubundi Bwiza yaripanze ngo abantu abafiye donner Tonzi Gahongayire nayitwa Barisudi bose ngo bari kuri iriya wing aravuga ati bayinga emi wanje muyobo nawe abapanzi ndi wingi ariko byarangiye muyango yari heza byarangiye the band ageza ujye ngubaza muyango na Juno bari ntunyinjize mu buberi bakoreye mani y'isi yo nkuru mbabarira ntitukavanga amakuru the band ayobewe ibyo mba mvuga Bwiza ntari kurira yarangiza Bwiza kaza ndirira nyandikira Bwiza sari kunyandikiramo ibiki yabaye iki nahame hamwe ngo yari yabonye ngo agakoryo ngo agiye kurusha ngo ba Kivumbi ngo ba Bushari ngo ba Soshomura ngo na ba Melody ubarusha ibiceri Melody ntafite karafu ko atayironcinge nka Nairobi ubwabyo ariko ibyo yakoze nabyo tubimushimira ariko nawe kitarapfuye nawe yararize neza abona ukuntu yamani yakubuye stage nawe agenda akayikubura mani birababaje nta kantu narinciyemo izo n'inkuru navuze udahari yego birababaje Ben si umutagatifu ntabwo umuzi se Ferrari n'ibiki akutinyo naramini ya mare ubu tuvugana ari muri sound check agiye gukubitira abadanwa Danimarike amena Sweden yavuyeyo Sweden arigomba kwerekanira ubu brand ambassador reka niho agomba guhita kurikiza abasore abajene bagifite igihe kinini ubu ngo barahonda ya wing wavugaga izatinda iriya wing se ariko naga ya chicken da aza kuyitiranye da Portuguese warokemo ariko ni byiza gupanga itimu wambabare tukinjira mu makuru yego ijambo ni ryawe urarimereje gikada so mukada rero uyu munsi bifashe gute rero byinshi wabigarutse ibyo by'abasani ndikumva iyo uvuze The Ben Melody buriya abasani ubusa nk'ubanyuzemo izi nabonye nawe ashobora kuba yarahindukiye nabonye ashobora kuba Cat nawe yakoze igitaramo cyiza hariya muri Sweden ndetse cyitabiriwe na ambassador nawe ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro na Kabera yego inshuti wawe na mushuti wa Karemera yego yarahabaye uzabigarukaho neza muri gospel yego ndi guhinda umuriro uko biriya bifite aho bihuriye pereza ijambo ngozi soni satani pereza ijambo ngwereke kuribwa ari officiel wanje umwanya nuwanje yego kankubwire rero jara yego ndagira ngo mbere yuko nkubwira iby'akabari ka Melody kagiye kugurishwa mbanze nsobanure neza iby'amakaye agiye gusohoka yego ya 155 am agiye kuzajya asohokaho Melody na ba Element na ba Keniso bahereza ikaze nde Badman Kivumbi King ibyo tubyihorere
narakubwiye ngo inkuru zose ziba zizenguruka muri showbiz mbanere zivuze kera cyane nkubwira ibya Kiramani nkubwira ibya Dadi nkubwira iby'imishinga ya TZD nkubwira n'uburyo abantu batangiye kumusebya ngo ari kurindi muka none nizaniye amajwi ye asobanura akantu ku kandi amajwi ya Kiramani kugira ngo nyahereho none ninjire ndondosha akantu ku kandi ubundi abakinnyi kuntu abenshi bahembwa sibyo ko baje atari ko bimeze araza akamukutiza veni cyangwa igicumi akazagaruka nyuma y'umushutisha ibintu mu gitondo biza nimugoroba akazagaruka ubutaha njyewe bonye uko nkora namwe tugiye kujya uhembwa ku kwezi bagoyeze itike y'ibihumbi 2,000 nubwo mbizi ko utegesha igihumbi icyo gihumbi nuko mba nyirengejeho kugira ngo byibuze utaza kubura iyo sabune niba bimwe na kanyota katamwica akajugumira akanyota kakakwica mbizi nawe ko mvuye ku nzoga gutyo ariko urankundira ibintu bibiri urankundira ko nta kiganiro kimwe uzongera gukora kigusebye kuko uri gusebya brand yanjye urankundira ko mbere yo kujya mu kiganiro ubwo ni kondisiyo uzajya ubanza umbwire menye nimba turi bukwambike gute yange salari hari yashinzwe kukwitaho nyine ndashaka ajye kuri ya level ku buryo umuntu ajya avuga ngo intsinzi y'uyu ni ibikorwa bya Kira n'uyu nguyu ikindi yanamubona ubwabyo mani nyine dushaka ajye kuri ya level no kuroba bamufata abantu baramufata nk'ingegera muri kano kanya byarengeye nyine umukino ya Dakina bitewe n'ukuntu ufite projet nyinshi rigiye baraje gushutinga izo ngizo ugasanga bari guhembwa bataranakoze yego simbabwira ngo ntabwo mwakoze ndayabanga avuga ati ntacyo sinshaka nyine ejo umwana uzasomokamo hano gato agatangira ngo Kiramani nuko mubona kuriya ibyo ndabyirinde bakubye ngo birambinda nyine ntaguciye mu ijambo nigeze kugaya Miki yarazanye content zo kwirirwa bahamagara basebya bacisha amazi yambira Miki buriya kuki mwatinze kumukosora agahita gutungura kuri utabizi nuko nawe wisabaganya gukabagatira kandebe mwana wanjye ariko hari awahasebera kandi utabizi kandi ari brand ngaho nyine mbwira barabizi ngo ndi Dadi yego yabona akabana naramamagaye ari nyitabaje nka Dadi ngati na amafaranga mfite ni 10 nabibona kuri kamera none uramwumvise Kira uramwumva ibintu nagiye ngaya Miki akagenda kansebya akavuga ngo ninjye wamuzanye uri kumusenya cyangwa ninjyewe ndi kumubwira ibyiza byatuma yishepinga wabyumvise amagambo akomeye Kiramani yavugaga before kuri Miki ejo bundi ajya kuburana wari ubizi ko za breaking yavugiye kwa Irene z'umwana we wari uzi ko yagiye aburana umwana n'ababyeyi yamutsindiye ubu yagarutse mu rugo uribuka zakiriza ngo Regis yaravuze ngo niyateretana n'umuntu wabyaye none ubu ngubu nibwo abyibagiwe Imana ishimwe ko baburetse ibiki none se n'ubundi arakunda ariko Jara we nicyo utakora ngo ishe nikore neza Regis se ntiyari yarahombye ntabwo yamuzengurutsanyaga isesemi bahise bajya kurya isesemi ni iki n'amaherena yamaze kwinjiza amahanga ntabyo wabonaga ibyo ni ibisanzwe kandi mikarakubwira ngo nkundaga ibyo nta nagashya nuko nagira ngo mbabwire ko nibi biri ku mihanda mba mfite amakuru n'Imana ya blessinze Miki ubu yasubiranye umwana we yabizanye ku mihanda umva mwibwirira inkuru inzanye abantu bose bagasebya Kiramani ndashaka kukubwira miliyoni 10 ziri hagati ya Rocky na Kira miliyoni 10 aho hagiye kwisangamo Sabe hagiye kwisangamo Emirene noneho nze gusozanya na Kiramani mbabwira muvoma nshyashya agiye kwinjiramo n'impinduka zamaze kuba zikomeye akaba ariyo mpamvu kuri Kira akaba ariyo mpamvu Irene yanze kubaza Miki ibya Kira nyinjiza wereke twinjire neza twinjire dusobanure neza cyane cyane kuri iyo case ya Miki na Kira uko yavuzweho byinshi cyane ndetse byanagaragaye ko hashobora kuba harimo na za plan tureke planka Jara tujye tuvuga amagambo oya reka mvuga ko kantu nanjye kuvuga ngo nkurikije ibyo Kiramani ari kuvuga birasa nkaho hashobora kuba hari bamwe bari muri plan yego akaba abandi bisanze mu nkuru bya nyabyo bikaba bishobora no kuba byabagiraho ingaruka z'igihe kirekire nkuko wabibazaga Kiramani yego nkuko nabimubazaga kandi noneho Kiramani reka nkubwire ikintu gikomeye ni gute wajya muri planka ikuvugaho ibintu mani nk'ibi bikomeye noneho umuntu akaza akavuga ngo abakobwa bose yarabasabaga urumva atari ukurangiza umuntu abantu bakanavuga ngo hari abandi bantu b'abasineaste babiri inyuma Kiramani ejo bundi sibwo yarahanganye na Scovia ari kuvuga iby'inkoni yirirwa hondagura abantu
ubu se nibizageraho na Miki ibirahure yirirwa amenera aho abantu mu maso n'inki nawe bakamwitsaho why not erega ibi bintu byose bigenda bitungwa mitoroje ariko Miki nawe yaramaze guteka inganova umuntu bita Nyambo abantu banabimushimira kandi Miki akagira igikundiro cy'ababosi benshi ari mu mafilime atandukanye menshi none Igo ntago yakwirengagiza amafaranga yo kwakira Miki yahemukiye Kira yaramunanije Kira yajyaga bahana amafaranga menshi n'umuntu usanzwe aguriza n'abantu kugira ngo abasekirize muri projet ze baramutererana kugeza ubwo naje no kumenya groupe yitwa My Heart gutyo groupe ya WhatsApp irimo aba diaspora 21 bashinzwe gutera inkunga Kira Igo yo ni groupe ihari ngomba kuzandeka aba bantu bagasebya bakavuga ibyo bashaka ku bantu nanjye nkazana amakuru ameza atari ivumbi kugira ngo mbereke ko na mbere Kiramani yajyaga nenga Miki na Miki yajyaga mureba ijisho ritameze gute tari nzuri yego none se ejo bundi bari gukimbirana keretse nkumvishe nk'amagambere Gakira yavuze kuri Mitsutsu ukuntu yagiye kugura imodoka akamuririra yibaze kugura imodoka ukagurisha telefone mu kanwa ka Kiramani ubuse mbikumvishe Mitsutsu yavuga ngo Mitsutsu kugira ngo agure imodoka na phone byose yagurishije telefone nayo yabuze haririra dadi abase ninda atafashije ndazande ciko ndavuga ngo na projet za Soroba ngo na ni ibindi ngeraga confirme Miki afatishe ngeraho ndavuga ngo na Soroba filime yazanaga za Forest n'ibiki Kiramani buracyagahita zikopi ya peste ngeraho nzanamo n'ibyabansabi ni ibintu byinshi Kiramani ntago yorohewe ariko nawe ni umusiniya kugeza ubwo nje nkavuga ngo big mind siye mugiye kubibona ari sudise oya umva kandi n'ibituzi mugiye kubibona ko noneho bisaba abandi bantu badushorera bisaba kuburagiye ugenda ureba ikiganiro Mitsutsu sorry Nyakso yakoze kuri ntago bibaho muri filimi yo wamaze kwidemarika ahubwo ugerageza kugabanya expense ugerageza kugabanya abakinnyi mu gihe we yabazamuraga mwabonaga ibi bintu byaramba kangahe bari benshi kandi kuri tereye yabaguriraga imyenda harabo yishyuriye amauto ekore yabashyiraga mu byiciro kandi afite projet ataragiye utekereza ko iki kibuga ategera abasiniya nkamwe yashimaho uri kumva iyo groupe ya My Heart ubwo ngo yakoraga ibyo byose akanaverisa mwenyewe kandi noneho mwenyewe ari ice nimwe undi hari n'izindi zicaye izindi projet z'abantu yego abashoramari uza amafaranga bashoreye Miki Regis na Aga uzi ko Miki bagiye kumuhimo nukuri jara bagiye kumuha imodoka nawe yariteretse icyo abandi bamurushaga akigezeho nabonye mwari mukerema ari kumwigisha kandi arabura amezi 3 ngo abone imodoka erega Miki n'uwanjye aba bose nagiye mbavugaho ibintu byinshi nagira ngo nze nkumvishe intandaro nkubwire nibijya mbere kwa Kiramani wawe na gahunda twari dufitanye ahito oya mbabarira none se nanjye nyine isambwira ate koko umugabo wanjye yererwa acunga Facebook yose barayemera nayo ntibayemera ega Regis amukina ikimene mbabarira rero nkwere za mbuga za The Ben se ni Facebook ariko bana utongeyeho fan page ari ni The Ben gusa The Ben ni umuzi ni fan page ukadara uracegeta nukuri ni fan page ese zarizo ni fan page uri kumva rero Kiramani natangiye mvuga ibintu byinshi kuri aba bantu nje ndumva twabisoreza bitagombeye ngo tuzasaba imbabazi nk'abandi biroha mu ngo z'abandi warabibonye bagenda bakavuga n'imitungo bagiye kugurisha nje niyo nje nkavuga ati nta jisho ryiza rebaganya ese mwamwumviye sirega itaraproprié ijisho ryiza buriya message nitambuka kandi abantu bakavuga ati nukuri gikada batangiye kubibona ubu batangiye kumucirikiraho ikibuga kirase yego dadi naramwandikiye aho kunsubiza ransevinga ahita sevinga nimero ubwo wamuteye ubwoba yaravuga ati ibintu agiye kumbaza ndabikikana baba we nawe koko umupapa winjiye mu mikino umva rero mubwire ya umbe bari kumukiniraho umva mubwire ya nkuru yimbwira namenye
nigeze kuvuga inkuru ikomeye bro, hari inkuru nza nkavuga abafana nibayumve, Jarasi wanjye ntayumve, ariko akavuga ati umukadara tohoza, ariko abantu twavuze bo bakavuga ati ibi ntibibaho. Urabyibuka ndi kuvuga umuntu bita Muyango, ndi kuvuga Keti Bashabe, ndi kuvuga ukuntu batamitse umuntu bita Juno. Isi byose si ibintu bibaho. Izo ni contribution zisanzwe. Mwari muzi ko Kiramana ajya gukora ubukwe yagujije amafaranga, ntabwo ko ari ugusebya. Hakorwa groupe imwe iyoborwa na Sabe kuri iyo wing, suzi ko ari umuntu we, indi korwa na Emirene ku yindi wing. Iyo siyo nkuru njemo. Warubizi ko umuntu wa mbere w'umuvandimwe ajya shima ataka umunsi ku munsi, nimubimenye. Nukuri nawe ngiye kumukubwira urambwira incuro byumvise amushima, akananirwa kwerura, akananirwa kuvuga gusobanura. Warubizi ko ari Rocky Kimomo, ntabwo ujye ubyumva amushima. Aya ntiyamwambariye. Sobanura ureke ba forward shampura. Nyine ntago pare yaba Rocky. Yego anasebye iby'ubukwe. Anasebye iby'ubukwe. Kuvuga atari n'umusiramu, rege atanasiramu. Inshuti zawe ibintu utangira kuzibikora. Atatagera yakoro kari rumodo wacu. Azibeshye ukakanero. Yarabwiye ngo nzagusuhuza. Oya Inkuru y'abakadafi yarabatunguye nawe. Narakubwiye ngo bari abantu barankunda, urabipinga. Yarambwiye ati inkuru ya Kadafi yo yaradutunguye. Ati muzo mukada yavuze. Avuga ati ya Kadafi avuga ko iriya y'inzu y'abantu numva sinakubwiye ko rubantu yarakundegeye. Kiriya cyane Rocky n'umugo. Kiriya cyane urajya gufata amashusho. Yahise neza umuntu bita Sabi. Yahise oya nuko yari yaje berekanye oya berekanye igishushanyo mbonera ariko kwacita mbakwerekana na amarangi ageze. Nahise se waje arabivuga. Wabibonye ko ari kugendera mu modoka nshya. Wabibonye? Ariko afite na company nabonye bari gukorana kuri ubusoro. Oya ni bya bindi bahaye amaji nyine. Deka. Wabonye ko ari ibintu byiza. Warubizi amaji yarya yimaranye kwezi. Oya abiri se ntiyageze. Abiri yarageze. Ariko iri yaba sereka gusebya abakiri. Ugenda basereza iki? Neta Pendo bari baripanze basengurutse umujyi se. Kose na Bushari. Yari kuriya niyo yagemuragamo amafi. Yigeze kuyashyira Kenisa ari kumwe na Manibu. None se Rocky arankunda cyangwa oya yakwangira ikisi. None se Rocky wari ubizi ko yahaye miliyoni 10 Kiramani kuri banke? Nigeze kuvuga uburyo Kiramani yaje kugigeza Krisizi amafaranga n'ibiki bakaza kugira n'ukuntu bayakiye 5 10M. None ganira none abantu bakaza ngo ubukwe bwa Kiramani ngo bwatwaye ngo miliyoni 20 ingahe. Harimo uruhare rwa Rocky. Rocky nawe ni umuhanga zikure umuntu akavuga ati uyu muntu azagera kure. Uyu muntu ni siniya. Yego ibaze 10M manu uri kumva ibyo bintu.